Uyu modoka yajyaga Nyabugogo, uyu umuntu ngo arayipanda kijingi arabima itavahita mukubita itindi mu mutwe, rwose bamushyikiriza ubutabera bamuhane kuko ibintu akoze ntabwo bibaho mu mutwe. Ngibi byatewe nuko uyu muturage usanzwe ukora akazi ko gucuruza inkweto yari yabyutse mu gitondo agiye mu kazi ke ka buri munsi, yagera mu murenge wa Kigali hazwi nko ku Giti cy'inyoni agategereza imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange akayibura, agahitamo kugenda n'amaguru. Ubwo yageraga mu ikorosi gaturenze ahazwi nko ku Giti cy'inyoni, yaje kubona Daihatsu yerekezaga Nyabugogo, agira igitekerezo ngo cyo kuba yayurira kugira ngo imugeze Nyabugogo bwangu. Umutandi wayo wari uri hejuru y'iyi Daihatsu nawe afata umungwara awumukubita mu mutwe, undi yikubita muri kaburimbo, ubwo amaraso ahitamisha. Bamwe mu bakora akazi ko gutwara abagenzi ku magare bahise bitambika iyi modoka, nawe uyu wari ukubiswe umungwara mu mutwe nawe ahita yicara imbere y'iyi modoka, batangira kwanjama uyu mutandi boyi w'iyi Daihatsu. Niko gukizwa na shoferi amushyira muri iyi Daihatsu ubundi arayiboroka. Ubwo twahageraga twasanze abanyonzi ndetse n'abaturage bagendaga bashaka kumena ibirahure ngo bakuremo uyu musore wari umaze kumena umutwe. Uyu musore bivuga ko acuruza inkweto, ariko kubw'amahirwe polisi itabara bwangu. Bamwe mu baturage baganiriye natwe mu gahinda kenshi bagira bati, uyu ni umutarimba amukubise, afashe umutarimba ahita awumudondora mu mutwe. Reba nawe iki kintu amudondoye mu mutwe. Icyo umuntu yamanisha cyo ni uko avuze uyu muntu kandi nabyo akabihanirwa, kuko ibi si ibintu akoze n'igikorwa cy'ubunyamaswa bakoze. Apanze imodoka, amaze gupanda imodoka, umutandi bayavamo ahita amukubita ikintu mu mutwe, ntabwo atazagira amahane imbere yiwe. Ni ibintu biteye ubwoba cyane, kubera yuko nimba umuntu yari apanze gusa bisanzwe, ntabwo yagiye kwiba amato. Yari afite icyuma kimeze nk'igifunga ipine cy'itiyo, nicyo mukubise cy'itimbe gikomeye cyane rwose, yaramwatse n'ifuti. Dore ngiki icyo cyuma yaramukubise, dore icyuma yaramukubise ni yego amukubise arakimudondoye, kumwaka ifuti gusa byonyine imodoka atayikozeho. Wamusabiye ifuti aramuramba tiyaza aramubwira ngo ntakira. Bavuga ko iyo ataza kwigira inama yo gufungiranwa mu modoka imbere na shoferi ngo abaturage nabo bari kwihorera. Ikintu kibayeho cyo nuko umushoferi turamwitambitse kwanga ko ahita yigasirira imodoka agende, kuko n'ubundi yaragiye guhita gucika ngo yikomereze, kuko babonye ibyo bari bamaze gukora. Icyo dukoze cyo twari turimo tumwitambika, tubona fanda ahise ahagera. Ubu ngubu sinzi niba turaje turayeba. Ukoze ibi ngibi bagomba nawe kubihanirwa akabiryozwa, kuko ibintu amukubise itindi irivugiza, itinde y'umutarimba amukubise umutarimba urivugiza. Ntabwo yagiye kumenya ko akuntu yashaka kugira ngo agere Nyabugogo, undi asohotsemo ahita amukubita itindi. Uyu muntu turamuzi, n'umucuruzi acuruza inkweto, umuntu bakubise itindi inkweto. Ubwo rero yari agiye Nyabugogo, noneho harimo mbutiyaje yuriye imodoka ngo bamuhere ifuti, umutandi we wasohotsemo ahita afata itindi ahita yimukubita mu mutwe. Twasaba kugira ngo avemo dusobanurire ibintu akoze, noneho shoferi amukingeramo ko asohoka bitewe n'icyaha yari azi akoze. Ntabwo twari kumworohera bitewe n'ibintu yari akoze by'ingizi bwa nabi. Twari kumufata, ariko twibaza ko yenda na shoferi agiye kugenda akora imodoka tuyiga imbere kugira ngo itagenda. Mu gihe polisi itari yagataye muri yombi uyu mutandi boyi, yadutangarije ko uyu yabonye yuriye imodoka agakeka ko aruje kwiba, ngo nawe akamukubita umungwara azi neza ko agomba kwirwanaho. Yaraje kwiba amatora y'abandi mayi, naho bwanyu wakurutse imodoka araba. Ni cyuma cyo kumuteye? Oya ntabwo ari icyuma. Ni icyumuteye? Bakwitane? Bakwitane? Ikimana rusozi. Waruvuye hehe? Atuvuye Nyamagabe. Ubwo twakoraga iyi nkuru, uyu wari wamaze kumena umutwe yari arimo kwitabwaho n'abaganga, mu gihe uyu musore wari uri kuri iyi Daihatsu we yari yamaze gutabwa muri yombi. Abaturage basaba ko yakagombye kubazwa 4 na 5 kuri aya mahano yakoze, ngo kuko mu busanzwe abatandi boyi badafite uburenganzira bwo kuba bakwica umunyarwanda kabone nubwo yaba yari umujura. BTN TV mu murenge wa Kigali mu karere ka Nyarugenge mu muhanda Giti cy'inyoni Nyabugogo, Narindahiro Valence Papi.